Shimwe bene data urimo uranyumva muri aya masaha, hari ikintu ushaka kubwira bene data b'abakristo cyangwa se b'abakozi b'Imana. Muri iyi minsi ntabwo ari igihe cyo kwemeza abantu, muri iyi minsi ntabwo ari igihe cyo kugira ngo abantu batumenye. Muri iyi minsi abantu bari kwigisha ku bandi, ntabwo ari igihe cyo kwigisha ku bantu, ahubwo muri iyi minsi ni igihe cyo kwigisha amagambo y'Imana. Mureke tubakikwe n'amagambo y'Imana, mureke amagambo y'Imana abe muri twe, kandi amagambo y'Imana naba muri twe tuzabona gukomera kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kugira abantu cyane, hari abantu bari gukora ama divorce n'abagabo babo, ukabona umuntu akoze ubukwe uyu munsi, ejo akongera akakora divorce. Reka nkubwire, ndashaka kukumenyesha yuko twebwe twasezeranye na Kristo, dusezeranye ivangamutungo. Kristo nta munsi n'umwe ateze kuzatandukana natwe, Kristo nta munsi n'umwe ateze kuzakorana natwe divorce. Reka mbabwire bene data, abarimo barakora divorce n'abagabo babo, ibyo ni ibyo ngibyo, ahubwo niko batemereye Kristo ko bavangana umutungo. Ariko twebwe twavanze umutungo na Kristo, turabiga igiciro. Ndababwira yuko ntabwo tuzakorana divorce na Kristo. Kristo ntabwo azemera yuko akorana divorce natwe, kuko niyo twagiye kure ajya tugaruza umutima w'ubugwaneza. Iyo twatambikiye Kristo tugarurana umutima w'ubugwaneza. Mureke twongere tubane na Kristo, mureke tube muri Kristo Yesu, maze tuzabona ubwiza n'agakiza k'Imana. Mbifurije buri muntu wese uri kundeba, nifurije buri muntu wese uranyumva, ndamwifurije amahoro y'Imana, ndamwifurije kongera gushaka ubwiza bwo gusabana na Kristo muri iyi minsi, ndamwifurije kongera kugira ubwiza bwo gukiranuka muri iyi minsi, kuko ni igihe gitoya, ni igihe gitoya intambara zacu zigashira, ni igihe gitoya imiraba ikacyahwa. Rero mbifurije amahoro y'Imana no gukomera kw'Imana. Shalom.